nyawe icyubahiro n'icyawe urakoze sabe Yesu Dio mana nyawe nibubaha umugisha nabo numagire neza nubagure mu izina rya Yesu kandi abaza kuyivugiraho bose mwami mana data bakora umurimo wabashizeho umwete Uwiteka nyakubahwa nabo bagure Uwiteka n'ibindi byose bidaharu bibahi uzabageze hirya na kure mu izina rya Yesu kandi Uwiteka iratuzo official nayo ndagusabye ngo yagure utanga umugisha mwami mana abazareba uyu murongo Uwiteka mwami mana bagubwe neza bakomezwe nawe ndagushimiye wowe unteza amatwi nuko urushaho gukora sabone mu izina rya Yesu Imana irashobora kuguha umugisha kandi imirimo n'ibitangaza birashobora gukorerwa umuryango wawe haleluya ufite umurwayi umaze igihe kirekire uwo muvyeyi amaze imyaka 76 amaze igihe aryamye sihashika umvereka nkubwire wowe uneza amatwi nyumva Imana iramuhagurukije Imana imwongereye umufasha yarafite n'umurengera nta muryango waragutereranye nta muryango warakujugunye nta bavandimwe ugifite ndetse nabo wari ufite wari wiringiye abo bose baragutaye nabo wari wishingikirijeho urabahamagara kuri telefone ntibitaba ariko Yesu numuhamagara uyu mwanya ari mukwitabe Yesu numuhamagara yiteguye kukumva Yesu ari mu nzira za gusanga reka nkubwire musore oya wikwigirira nabi wikwiyabuza ibiyobyabwenge Yesu yiteguye kukugirira neza oya wikumva ko amashuri yawe yataye agaciro oya wiga yarabizi utangira muri gardienne yarabizi wiga primaire yarabizi wiga secondaire yarabizi waravuze ngo yabaye amafaranga umuryango wanjye warayampaye ngo nari gukora nibura ishoramari cyangwa nari gukora ibindi bikorwa ngo nari kubangeza kwiterambere oya igihe cyawe ni iki ngiki mwiriwe neza ndabasuje cyane amahoro y'Imana akomeze kuba muri mwebwe aha ni kuri Iratuzi official cyangwa se Iratuzi Live TV icyakorohera hari hashize iminsi ariko ntago ari myinshi ntashyiraho ibiganiro nari maze iminsi nshyiraho indirimbo ariko uyu munsi ngarutse mu isura y'ibiganiro uyu munsi rero nabazaniye n'umushyitsi funguricano nari nababwiye ko hazajya hakorerwaho ibintu byose bigendanye n'umurimo w'Imana ivugabutumwa ubuhanuzi indirimbo mbega buri gikorwa cyose cyakomeza kudufasha muri ubu bwami bw'Imana bibutsa ko intego ari ukugira ngo tujye mu ijuru kandi tuzashyikeyo amahoro ibyo byose dutegura aba ari impamba izatugeza mu gihugu cyo mu ijuru tugakomera tukarya wa mutsima utera imbaraga bajya bavuga kugira ngo turusheho gukomera ni muri ubwo buryo rero nazanye umushyitsi uyu munsi ni umuhanuzi w'Imana ni umuntu mukuru ntabwo ndi bwamuvuge arivuga ngiye kumuha ikaze na karibu kugira ngo atangire yibwira abadukurikiye narangiza asenge namara gusenga atuganirize icyo umwuka w'Imana yamushyize ku mutima karibu umukozi w'Imana tuguhaye ikaze na karibu urakoze Imana iguhe umugisha nk'uko abivuze nkora umurimo w'Imana mu buryo bw'ivugabutumwa n'ubuhanuzi amazina yanjye nkaba nitwa Bagaragaza Jean Damascene ni umugabo uhamya Kristo ndi umukristo kandi ndi umugenzi ujya mu ijuru hari ibintu bimenyerewe abantu bakunda kuvuga bati nabatirijwe mu itorero runaka cyangwa umukristo mu itorero runaka ariko ibyo sibyo by'ingenzi kuruta ibindi kiruta ibindi nuko ndi umukristo kandi nkaba n'umugenzi ujya mu ijuru kubw'ibyo rero tukaba tuje hano mwebwe abadukurikiye abari burasirazuba iburengerazuba amajyepfo n'amajyaruguru mu mujyi wa Kigali mu bihugu bitandukanye Aziya Amerika Burayi Afrika yose turabashimiye kuko muduteze amatwi bugikurikira uyu murongo tugiye gusenga Imana kugira ngo tuvuge ijambo ry'Imana icyo Uwiteka dushize ku mutima kugira ngo tukibabwire Iratuzi official ni umurongo mwiza wo gucisha ibiganiro bitandukanye uburyo bw'indirimbo no mu buryo bw'ubuhanuzi mu buryo bw'ivugabutumwa kandi igihe ni ikintu cyo kugira ngo nawe ukurikiye uyu murongo ubohoke umutima wawe ubohoke indwara zikuriho zikuveho umutima wawe ufite umubabaro ushire umunezero agahinda wari ufite gashire wongere wishimira muri Kristo Yesu yabivuze neza avuga ijambo rikomera avuga ngo abarushye n'abaremerewe nimuze munsange ndabaruhura birashoboka kurushye ariko Yesu yiteguye kukuruhura Imana yacu ntihabwa icyubahiro
tugiye gusenga Imana udukurikire kugeza iyi video irangiye kugira ngo data aze kuza kuguha umugisha. Reka dusenge. Data wa twese uri mu ijuru, Mana ikomeye, wera wari mu ijuru n'isi, tuguciye bugufi, wagize neza ubana natwe, wandinze ngewe Damascene, warinze bene data, warinze abakurikiye Iratuzi Official, warinze abo dusanze ahangaha bose, abanyarwanda n'abanyarwandakazi. Mwami turagushima izina ryawe rw'icyubahiro, wera Jehova n'isi, icyubahiro ni icyawe. Twemerere uyu mwanya uzubane natwe Uwiteka, tugiye kuvuga ijambo ryawe, ntaba ari twe Mwami Imana, urerekesheje ububasha, urerekesheje imbaraga, abari buryumvu ari bo wese, waba uri muri uyu mujyi wa Kigali, waba uri muri Afurika, ndetse uri ku mugabane w'Iburayi, uri muri Amerika, Hosiyaniya, hirya no hino mu mpande enye z'isi, iri jambo rigira umumaro, urwaye abashe gukira, ubabaye umubabaro ushire, wowe ufite intimba zirangire mu izina rya Yesu. Wera wa Isirayeli Mana yacu, imbaraga zawe zikomeye zikora ibitangaza. Haleluya Yesu, data shimwa kuko wambaye icyubahiro, ntawakwiringiye ukorwa n'isoni, uhereye kera uko wakoraga ibitangaza n'uyu munsi uracyakora. Abantu bararushe, abantu barababaye, abantu babuze ibyiringiro, ariko ucumara kumvira ijambo, uhereye aka kanya ongera ugira ibyiringiro. Ukimara kumvira ijambo ongera wuzuzwemo imbaraga, ongera wizere Kristo uko yarari kera n'uyu munsi nuko akiri, uko yarari ku kidendezi n'uyu munsi niko akiri, uko haleluya, uko yapfuye akazuka, haleluya, nawe uyu munsi ari bukuzure. Waba umaze igihe mu gitanda uryamye ubabaye, uyu munsi ari bukuzure ube muzima. Waba uri kwa muganga ubabaye, uyu munsi ari bukuzure. Haleluya, yaba imiti yaranze kugukiza, uyu munsi ari bugukize. Yaba barakujyanye no mu bihugu bakajya kukuvuza bikanga, uyu munsi ari bugukize. Uyu ni umunsi wawe, uyu ni umunsi wo gutabarwa kwawe, uyu ni umunsi wo gukira kwawe, uyu ni umunsi wo kurengerwa kwawe. Aya mabaraza yari 5, ariko reka nkubwire, ntabwo nitaye ku myaka umaze, ntabwo nitaye mu gihe umaze mu burwayi. Uyu munsi Yesu aje kugukiza. Haleluya, iyi ni ya saha yawe, uyu ni wa munota wawe. Yo Yesu, naradra ya sirima, ndagushimye Kristo kuko uje kubohora abantu bawe, umanukiye ku kidendezi kubohora intama zawe. Aya mabaraza uko yari 5, abandi babajugunyagamo, ariko Uwiteka hari uwabuze umujugunyamo, ngwino wowe umujugunyamo. Uyu bamujyanye mu Buhinde ntiyakira, ariko uyu munsi ni Yesu uri mumukize. Haleluya, uryamye se hashika, imiti yarananiranye, ariko uyu munsi Yesu yiteguye kugukiza. Uriya wa Fayisali, imiti yarananiranye, ucumvira ijambo, iteguye guhaguruka. Haleluya, asante Yesu. Barasiririwe Roriase, Baba etanarosima, ndagushimye Kristo, manukira kubohora abantu bawe, manukira gukiza abana bawe. Haleluya, ukimara kumva Iratuzi Official, ukimara kumvira ijambo, Yesu aje kugukiza. Ntabwo arita kujya mu kidendezi, wowe ntabwo ategereza kujya mu kidendezi, ahubwo uyu mwanya ucumvira ijambo, nturebe Damascene, ahubwo Yesu niwe uje kugukiza. Turagushimye Yesu kuza gukiza abantu bawe, yaba ari mu Rwanda, Iburasirazuba n'Iburengerazuba, Amajyepfo n'Amajyaruguru, mu Rwanda mu mpande enye z'isi. Uyu muntu akimara kumvira ijambo ahita abohoka abe muzima, ahita akira abe muzima, imbaraga zawe zibohore. Ijambo ryawe ryarambwira ngo wababariraga ibyaha ugakeza, uko warurikiraniye umutsi. Turagushimira akoze data, umwe kubana natwe nuko tugirira neza, ubuntu n'amahoro bana natwe mu izina rya Yesu, amen. Murakoze. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana, ntabwo turi gutinde kuvuga menshi, ntabwo ariko kunoza, ahubwo ni uko Yesu yiteguye gukora imirimo n'ibitangaza. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana riri muri Yohana, ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana, ibice 5. Turahera ku murongo wa mbere. Imana yacu nihabwe icyubahiro. Tumanje gushimira Imana itugejeje kuri kamera,
birashoboka ko bitari gukunda, birashoboka ko bitari kwemera, ariko Yesu aratwemereye tubashije kuhagera. Izina ry'Uwiteka niragwa icyubahiro. Wowe ukurikiye uyu murongo, Imana iguha umugisha. Ni ukuri Yesu yiteguye kukugirira neza, Yesu yiteguye kukubohora, Yesu yiteguye kugutabara. Umaze igihe ubabaye, umaze igihe ushavuye, umaze igihe nta mahoro, umaze igihe ubona urugo rwawe ari ibibazo, umaze igihe wumva watorongera, ndetse byageze nawe wumva no kwiyahura nibyo byagufasha, ariko ntabwo ari cyo gisubizo, ahubwo Yesu yiteguye kuguha amahoro. Reka nkubwire wowe nkurikiye, wowe uri hirya no hino, Yesu yiteguye kukugirira neza. Yesu wampaye amahoro, Yesu wampaye agakiza, Yesu wampaye ubuzima, Yesu wampaye icyerekezo. Ndakubwiza ukuri, uyu munsi wumva yuko Yesu agiye kukubohora. Yesu ajya kuzuza mu ijuru, asize abwiye abantu be, asiga abwiye abigishwa barababwira ati simbasize mwenyine, amahoro yanjye nabe muri mwe. Nange ndakubwira ngo amahoro ya Yesu abe muri mwe. Ya mahoro wabuze Yesu aje kuyaguha. Za ntambara umaze iminsi urwana Yesu aje kuzinesha. Wa rugamba umaze igihe urimo Yesu aje kurukuraho. Ayo madeni yakuzengirije Yesu aguciriye inzira. Ni ukuri icyo gusaba no uyu munsi wongera kugirira icyizere Yesu, kuko Yesu aje kuba umutabazi wawe, Yesu aje kuba umurengezi wawe. Oh haleluya! Wowe wapfushije ubukwe inshuro zirenze 3, Yesu aje kukubera igisubizo. Abarozi baritambitse, abanze baritambitse, ariko nawe wabigizemo uruhare. Nawe wakoze ikosa, ubwira abantu bawe yuko ufite ubukwe, barangije bajya kubuzirika. Ariko uyu munsi Yesu arakubohora, Yesu aragukora kuri icyo kidendezi, Yesu ari muguhagurutse. Ni ukuri Yesu agukoreye ubukwe, ni ukuri Yesu aragutabaye, Yesu agukuye mu kimwaro. Imiryango yari yaramaze kwiheba, ariko Yesu ntabwo yakomereye ko isoni zigukora. Waramukoreye, waramwubahishije, ntabwo wamukojeje isoni, nawe ntabwo yagukoze isoni. Izina ry'Uwiteka niragwa icyubahiro. aho neza amatwi rero Yesu nakugirire neza. Nyemerera wumvira ijambo, utega amatwi neza, nturangare, nukuri utumbire Yesu, nturebe ngewe, aho utumbire Yesu. Yesu aje kukugirira neza. Reka dusome ijambo ry'Imana, umwami wacu nahabwa icyubahiro. Ijambo riravuga ngo Yohana ibice 5, turahera ku murongo wa mbere. Haravuga ngo hanyuma y'ibyo haba iminsi mikuru y'Abayuda, nuko Yesu ajya i Yerusalemu. Kandi Yerusalemu bugufi bw'irembo ry'intama hariho ikidendezi muri Heburayo kitwaga Betesida, cyariho amabaraza 5. Muri ayo mabaraza hariho abarwayi benshi, barimo impumyi n'ibirema n'abanyunyutse. Bari bategereje ko amazi yihinduriza, kuko rimwe na rimwe marayika yamanukaga akajya muri icyo kidendezi agahinduriza amazi. Nuko umuntu wabanzaga kujyamo amazi yihindurije niwe wakiraga indwara iyo ariyo yose. Hariho umuntu wari ufite indwara ayimaranye imyaka 38. Yesu amubonye aryamye, amenya yuko amaze igihe kirekire arwaye, aramubaza ati mbese urashaka gukira? Umurwayi aramusubiza ati databuja, simfite umuntu unjugunye mu kidendezi iyo amazi yihindurije, nyiza undi antanga kumanukamo. Umurongo wa 8, Yesu aramubwira ati byuka wikorere uburiri bwawe ugende. Muri ako kanya uwo muntu akira, yikorera uburiri bwe aragenda. Ubwo hari ku munsi w'isabato. Izina ry'Uwiteka nirihabwe icyubahiro. Imana yacu nishimwe. Ndashaka kuvuga ku ijambo rivuga ngo ntabwo Yesu yitaye ku gihe umaze. Yesu ntabwo yitaye ku minsi umaze. Yesu ntabwo yitaye ku ntambara umaze urwana. Yesu ntabwo yitaye ku myaka umaze mukobwa, yaba 40, yaba 45, yaba 35. Yesu ntabwo yitaye ku ndwara umaranye igihe. Yesu ntabwo yitaye ku bukene umaranye igihe. Yesu ntabwo yitaye ku bibazo umaranye igihe. Yesu ntabwo yitaye ku bukode umaranye igihe. Yesu ntabwo yitaye kwambara ubusa umaranye igihe. Yesu ntabwo yitaye inzara igihe yakuririye.
Yesu ntabwo yitaye igihe imiryango yagutereye. Yesu ntabwo yitaye ku bibazo ufite. Oh haleluya. Ndakwinginga nkubwira ngo ongera ugirire Yesu icyizere. Yesu aracyafite imbaraga. Yesu aracyafite ubutware. Imyaka 2000 irarangiye n'indi geretseho. Uko yari ari cyo gihe n'uyu munsi niko akiri. Yiteguye kugutabara, yiteguye kukurengera, yiteguye kugukura hiyo mikoshi, yiteguye kugukura hibyo bibazo, yiteguye kugukura muri karande. Nukuri kureho ikureho ingo yikuboshe. Yesu yiteguye kukugirira neza. Yesu yiteguye kugukiza ayo madeni. Yesu yiteguye kugukiza ubwo burwayi. Ongera umugirire icyizere. Reba aho waguye ugasubira inyuma. Wongera ugaruke, Yesu aragukeneye. Yesu aje kukubohora. Yesu aje kugukuraho imyaku. Yesu aje kugukura izo ntambara. Yesu aje kugukura hiyo minyururu. Yesu aje kugukura hiyo migozi. Yesu aje kugukura hibyo bigeragezo. Igihe cyawe kirageze. Ntabwo yitaye ku myaka 38. Yesu aje kukugirira neza. Ngo nuko Yesu ahageze amenye imyaka uwo murwayi yaramaze aryamye kuri cyo kidendezi. Ijambo ryatubwiye ngo kuri cyo kidendezi hari amabaraza 5. Haleluya. Aya mabaraza 5 birashoboka yuko bamwe bari bafite ababafasha bakabajugunyamo bagakira. Bishaka kugereranywa n'iki? Ushobora kuba nta kazi wari ufite ariko ukaba ufite mwene wanyu ukomeye, waba wari umushomeri, akaza akagusapotinga akakurangira akazi cyangwa akakuzamura akakugeza ahantu wabasha kubona akazi. Waba wari umushomeri udafite amafaranga kwishyura ideni, Yesu uwo mwene wanyu akaza akagufasha akakwishyura aya madeni. Ariko iwe nta muntu wari ufite umufasha, ntiyari afite n'umurengera, nta muryango waragutereranye, nta muryango warakujugunye, nta bavandimwe ugifite, ndetse n'abo wari ufite wari wiringiye abo bose baragutaye, n'abo wari wishingikirijeho urabahamagara kuri telefone ntibitaba. Ariko Yesu numuhamagara uyu mwanya ari bukwitabe. Yesu numuhamagara yiteguye kukumva. Yesu ari mu nzira za gusanga. Reka nkubwire musore, oya wikwigirira nabi, wikwiyabuza ibiyobyabwenge. Yesu yiteguye kukugirira neza. Oya wikumva ko amashuri yawe yataye agaciro. Oya wiga yarabizi, utangira muri garidiyene yarabizi, wiga primaire yarabizi, wiga secondaire yarabizi. Waravuze ngo yabaye amafaranga umuryango wanjye warayampaye, ngo nari gukora nibura ishoramari cyangwa nari gukora ibindi bikorwa, ngo nari kubangeza kwiterambere. Oya, igihe cyawe ni iki ngiki. Yesu aje kukugirira neza, aje kugukura kuri icyo kidendezi. Amashuri yawe aje kuyaha agaciro. Oya, ntega amatwi unyumve. Yesu arakurengeye. Oh haleluya. Yewe musikoga, umva tega amatwi. Umaze igihe kirekire muri korari, umaze igihe wivovota, uribaza ngo Yesu niwe wavuganye nanjye. Oya, nibo wavuganye nawe. Wikwibaza ku masezerano. Oya, nubwo umaze igihe kire ku kidendezi aho Yesu yagusize nihaje kukurebera. Iyo myaka 38 yarabizi kuhicaye. Yesu aragusanze, Yesu aragutabaye, Yesu arakurengeye. Oya murwayi we, oya wikumva yuko uburwayi umaze igihe kirekire, wowe urwaye imidido, Yesu aragutabaye. Oh haleluya. Wowe uribwa mu mavi ukimara kunyumva, ukimara gutega amatwi, kora kuri ayo maguru. Uyu mwanya urahidukira, urahituwo. Oya wowe mugongo umaze ikihukurya, wariye imiti biranga, wagiye kwa muganga uribuza biranga. Oya kakanya Yesu agiye kugukoraho, urahituba muzima. Oh haleluya. Yumva imbaraga z'Imana zibohora abantu b'Imana. Oh Yesu aracyari muzima. Yesu yiteguye gutabara. Ongera ugirire icyizere uwo mwami w'abami wapfuye akazuka. Haleluya Yesu. Papa lasire wondraye, ndagushimye Mesiya. Yiwi papayi, wowe umaze igihe kirekire umuryango wawe warakwinuze, bageze n'igihe bavuga bati mbese tuzahora tugemura. Oya, Yesu arakugemuriye, aje kukureba aho umaze igihe uryamye. Oya wowe uri Masaka, umva wowe unyumva, tega amatwi unyumve. Yesu aragutabaye, Yesu arakurengeye, Yesu akugarutseho, Yesu akugiriye imbabazi. Izina ry'Uwiteka nirihabwe icyubahiro.
icyubahiro ngo nuko uwo murwayi yari amaze imyaka 38 ku kidendezi ngo nuko Yesu ahageze ngamenya ko uwo muntu amaze imyaka myinshi ngo nuko Yesu aramubwira ngo mbese urashaka ko mugirira urashaka gukira. Yesu ntago yita ku ibisobanurira bumuye, ntago Yesu yita ku mpamvu uri butange, Yesu ntago yita kugira ubwisobanure, Yesu ntago ari yitaye kuvuga ngo wabuze mituweli, Yesu ntago yitaye kuvuga ngo wabuze asiranse. Yesu oya reka mubwire wowe bagiye gutereza cyamunara ongera ugirire Yesu cyizere. Yesu aciye inzira arakurengeye, Yesu arakumwakuye nukuri ntago ari gutereza cyamunara. Izere Yesu araje, izere Yesu aragutabaye, izere haleluya. Umbereka mubwire wowe umurikiye Yesu akugiriye neza, Yesu agukuyeho, Yesu agukuriyeho cyamunara. Reka mubwire oya ntago bayiteza cyamunara nubwo wagiye kubikora utamanje gusenga, utamanje kugisha inama Imana, ariko Yesu akugiriye imbabazi. Egera Imana, Yesu aje kukurengera, Yesu aje kugutabara, Yesu agukuriyeho cyamunara. Kandi uzibuke gushima Imana, izina ry'Uwiteka nirabwe cyubahiro. Ngo nuko Yesu aramubwira ngo Yesu urashaka gukira, arangije ngo arasobanura ngo iyo amazi yihindurije yo marayika aje ngo nukuri ngo mbura umuntu njugunyamo. Undi aramubwira ati oya ikorera uburiri bwawe utahe, nuko icyo kigeragezo kikuvuyeho, izo ntambara maze migeze kuvuyeho. Reka nkubwire ko Yesu agukuyeho izo ntambara wari umaranye igihe. Nuko uhereye uyu munsi abagusuzuguye barakugarukiye, abagufashe ijambo barakugarukiye. Reka nkubwire isura yawe irahindutse, nukuri Yesu arakwibutse uko yibutse Mefibosheti, Yesu arakwibutse. Oh haleluya. Uko yageze kwa Lazaro amaze iminsi ne mu gituru, nukuri barangiza bakamukuraho imyenda bakamubohora bagakuraho igitare. Yesu agukuyeho igitare, Yesu agukuyeho imibabaro wari ufite, Yesu agukijije agahinda, Yesu aguhaye amahoro. Haleluya haleluya. Ca bugufi imbere y'Imana wiringire Yesu. Oh wowe udukurikiye Iratuzi official, Yesu arakurengeye. Oh haleluya, oh haleluya, oh haleluya. Yesu arakurengeye, Yesu arakurengeye. Igihe niki oh haleluya. Waba uri muri Canada, waba uri mu Bubiligi, waba uri muri Oceania, Yesu arakurengeye. Ntabwo yitaye aho uri, waba uri ku mpera y'isi, waba uri muri Esipanye, Yesu arakurengeye. Waba uri mu Bufaransa, Yesu arakurengeye. Yesu ndagushimiye, Imana ihabwe icyubahiro. Data turagushimiye ngo nuko Yesu aramubwira ngo ikorere uburiri bwawe utahe. Ku murongo wa 8 aravuga ngo Yesu aramubwira ati byuka wikorere uburiri bwawe utahe. Muri ako kanya uwo muntu arakira, yikorera uburiri bwe aragenda. Ubwo hari ku munsi w'isabato. Ntabwo Yesu yiteye ku isabato, Yesu nitaye abari kwa gatanu, nibishaka bari saa 6 z'ijoro, nibishaka bari saa 8 z'ijoro. Oh haleluya. Yesu ni umusitari mukuru, Yesu ni kibamba twizera, Yesu ni wa muntu mu miryango yakureka, abavandimwe bakureka, inshuti zakureka, abamwiganye bakureka, abamwabanye mu kazi nabo bakureka, ariko Yesu ntagagereka abantu be, ababa hafi akabarengera. Oh haleluya. Ukimara kumvira ijambo Yesu aragutabaye nukuri. Uzunga wizere, izerana nanjye, izerana nanjye. Ndaguhanurira, ndakwajura ijambo. Izere Yesu kakurengeye, izere Yesu kakutabaye, izere Yesu kakumwakuye, Yesu akuremeye ishimwe. Abantu bakuretse Yesu aragutaruye, abantu bakujugunye Yesu aragutoraguye, abantu bakujugunye mu ishyamba Yesu agukuyeyo. Umva yewe mwene data, ndahanura yumva, tega amatwi wumve. Yesu arakubohoye, Yesu akuremeye ishimwe. Yewe mukobwa tangira uvuga ngo Yesu ndagushimiye kuko data gukoreye ubukwe. Nukuri ukimara kunya Yesu ndagushimiye. Imana irakumwakuye mukobwa, ntabwo Imana yitaye ku myaka umaze, waba ufite na 45. Imana ikugirire neza. Nuko ongera wizere, ongera wiringire Kristo. Tugiye gusenga Imana. Ndakubwiza ukuri yuko Yesu agutabaye. Ukimara kumva Iratuzi official, utega amatwi wumve, usengane nawe. Oh uca bugufi kumwe nawe, wongera uvuga ngo Yesu nongeye kukugirira icyizere. Imana kumva ijambo ryawe, nongeye kukugirira ibyiringiro. Imana kumva ijambo ryawe, ndagushimiye kuntabaye. Ukimara kumva ijambo ryawe, ndagushimiye kunkuye mu bukode. Imana kumva ijambo ryawe, ndagushimiye kunkuye amadeni. Imana kumva ijambo ryawe, ndagushimiye kunkuye wa cyamunara. Imana kumva ijambo. Haleluya. Umareka mubwire, ndaguhanuriye ubyumve wizere. Yesu araje
amaze kwahinduriza, ahubwo we niwe uje guhindura amateka yawe, niwe uje guhindura ibyawe byananiranye. Imiryango reka nkubwire, wowe amaguru yawe umva no kuva mu buriri guhaguruka n'ibibazo. Yesu ayo maguru ugenda ufata amazi, numara gufata amazi wowe nkurikiye, ayo mazi nurangiza uyasengere mu izina rya Yesu. Ayo mazi nurangiza wowe uyoge, numara kuyoga kandi uyoga wizeye ko Yesu yahinduye, urahita uhumanuka, urahita uba muzima, urahita ukira. Uzamamagara umbwira yuko Yesu yakubohoye, Yesu yagukijije. Tufatikanye gushima Imana. Oh haleluya. Oh umaze gatatu utarya, Yesu akuremeye ibyo kurya. Reka nkubwire, iyo nzara ntabwo ariyo kugwizana, igaburira inyoni irimbisha uburabyo ije kukugaburira, ikuremeye akazi mu izina rya Yesu. Oh haleluya. Iyagaburiye Eliya nawe irakugaburiye. Oh haleluya. Oh tayazima ararasireregema. Haleluya papayi fire gore yarawiye nosema. Ndagushimye Mesiya kurengeye abantu bawe. Tugiye gusenga Imana. Ndakubwira ngo wowe umurikiye ukimara kumva iratuzi official, utega amakumve, wizerane nanjye, usengane nanjye. Ndaguhanuriye ngo Yesu aragutabaye, Yesu arakurengeye, Yesu arakumwakuye. La la ya sinema wona basikirema wona batarabonesire wawufashije ubukwe gatanu ndimo ndabibona. Oshi ya gloria sinema otaya sinema. Ndakubwira ngo Yesu agukoreye ubukwe, aguhaye umusoro ugutunguye mu izina rya Yesu. Dore wazinzwe na nyogosenge ariko data yakuzinguye. Yelala sinema dore bakumanitse mu giti romini gayi yadraya ariko papayi agukuye urwo ruzingo. Dore akutabaye hagati y'imiryango, hagati y'abakuzinze, hagati y'abagukoraniyeho. Yesu akugirire neza. Papayi turagushimye Mwami kubohoye abana bawe. Uwiteka haba icyubahiro. Tugiye gusenga Imana. Turagushimiye Mesiya, urakoze data. No kuri igihe umaze kukidendezi ntabwo Imana icitayeho, ahubwo Imana nukije kukugirira neza. Izina ry'Uwiteka nirihabwe icyubahiro. Tugiye gusenga Imana. Ngono kamaze imyaka 38 ku kidendezi. Imana Yesu ngarahamusanga arangije aramubohora. Tugiye gusenga Imana. Aho nkurikiye nyemera dusengana Imana. Ca bugufi, niba waracumuye, niba warakoze ibyago n'amaso y'Uwiteka wihane. Yesu yiteguye kukugirira neza. Niba ari warasubiye inyuma, Yesu yiteguye kukugirira neza. Niba ari warakoze ku byashinganwe, uce bugufi wihane. Niba hari ibyo wari waratatiriye igihango, uce bugufi wihane. Wongere ubwire Yesu uti Yesu nongeye kukugirira icyizere. Wongere ubwire Yesu uti data nukuri nongeye kukugirira icyizere nkimara kumva ijambo ryawe, nkimara kumva ubu buhanuzi. Uti papa ndagushimiye yuko mbohoye, kandi nukuri Yesu arahita kubohora. Urahita ubona ibimenyetso yuko data gutabaye. Izina ry'Uwiteka nirihabwe icyubahiro. Nukuri niba ari warasubiye inyuma ugasubira ku bisindisho bivemo, niba ari warataye umurimo wongere ugarukemo. Nukuri gutabarwa kwawe kuraje, kandi niba wari umuririmbyi usubire no muri korali. Yesu aje kugutabara muri korali. Ndakubwira ngo Yesu aragutabaye. Wowe uri kunkurikira, wowe uri kundeba, aho uri hose, nukuri reka nkubwire ngo dushimiye Imana yazanye ikoranabuhanga. Waba uri muri Amerika, uri muri Amerika y'Amajyepfo, reka nkubwire. Yewe waba uri no mu Budage, reka nkubwire. Waba uri mu Bubiligi, aho uri hose kuri iyi si, ngewe ndakubwiye ngo Yesu aragutabaye. Oya ntuzane amarangamutima, menya ko ari Yesu muvugana, menya ko ari Yesu ukubwiye ibi, agukuye ku kidendezi. Oya menya ko ari Yewe ntundebe ngewe Damascene nakubesha, ariko Yesu ntakabesha. Ndakubwiye ngo Yesu aragutabaye, ndakubwiye ngo Yesu arakurengeye, ndakubwiye ngo Yesu agukuye icyo gisuzuguriro. Izina ry'Uwiteka ntabwo icyubahiro. Coje nkubwira ngo Yesu aragutabaye, arakubwiye ngo ikorere uburiri bwawe ugire gute utahe. Arakubwiye ngo haguruka ugende, haguruka ugende, kuko Yesu agukuyeho igisuzuguriro warumaranye igihe. Nari nkuzanije ijambo ngo igihe cyo gutabarwa cyawe kirageze, igihe cyo kubohoka kwawe kirageze. Izina ry'Uwiteka nirihabwe icyubahiro. Kadusenga Imana. Mana data twese uri mu ijuru, uri Imana ikomeye, uri Imana ivuga bikaba, uri Imana itegeka bigakomera, uri ibyiringiro bizima, uri umutabazi w'abakwiringira. Turagushimiye Mwami Imana
kuvuganye n'abantu bawe Uwiteka bari bamaze igihe kirekire barwaye ndagushimiye yuko bakijije abari bamaze igihe kirekire bari mu bibazo da eleleke ya draya sinema yara hagala viyoreke ya sinema ataya de bonasire mana ndagushimiye kuri urugo rwubatse uyu mubyeyi yaragiye kuruvamo bitewe no kumara igihe afite ibibazo umugabo amutesha umutwe ajya mu kabara gataha yasinze bikaba intambara bikaba ibibazo ndetse n'abayobozi bagiye muri iki kibazo barananirwa ariko mva mubwire wowe umurikiye Yesu urugo rwawe arakubatse aje gukora igitangaza mu rugo rwawe haleluya haleluya wowe ntabwo uri mu mahanga uri mu Rwanda ndakubwira ngo Yesu arakurengeye mada no kuri Yesu akugiriye neza haleluya haleluya wowe uri gusaba ngo mana esaba abana baziga bigenze biti mbareka mubwire ko Yesu yabanye nawe ubushize Yesu aje kubana nawe Yesu aguhaye umuterankunga abana bawe baziga ibuka ibyo Yesu yagukoreye ibuka ibyo Uwiteka yagukoreye ubushize n'uyu munsi arongera arakurengeye n'uyu munsi aragutabaye abana bawe baziga Imana iguhaye iminirevare haleluya wowe uri burengerazuba reka mubwire ngo Yesu akugiriye neza wowe Imana ifite byose ese nibiyuzuye n'ibyayo ongera ugirire icyizere Uwiteka kuko Imana ikugarutseho wowe reka mubwire wowe uyibwe bakakwiba uyu munsi ukaba uri kwibaza ngo ndabigenzane wowe reka mubwire nubwo wibwe ariko wasize akagambane ariko Imana irakurengeye Imana iragutabaye Uwiteka ntuhabwe icyubahiro haleluya Uwiteka turagushimiye kurengeye abantu bawe aba barwayi ndagushimiye kubakijije uyu mubyeyi maze imyaka 8 yarabuze urubyaro ndagushimiye ko muhaye urubyaro haleluya uramwibutse Uwiteka ndagushimiye haleluya uyukuyemo inshuro zigera murenye mwami ndagushimiye kumuhaye abana ibyo nubishimirwe ndagushimiye kumuhaye impanga data nushirwe hejuru haleluya data nushimirwe mwami uri Imana ireba hafi na kure data turagushimiye ijambo ryawe riravuga ngo tutaraba urusoro mu nda z'abamama Uwiteka warutuze ndagushimiye ko uyu nguyu yarageze ku munsi wo kwiheba ariko ndagushimiye kumugarura ubuzima data nuhimbazwe kandi ndagushimiye Uwiteka mana yuko Imana itabaye uyu muntu wari umaze ariye oyasubira ku kitendezi n'Uwiteka aje kukureba niho marayika w'Imana aje kukureba izina ry'Uwiteka n'agacubahiro papa Imana yanjye ndagushimiye wera Jehova yuko ugire neza abantu bawe haleluya umva wowe umaze igihe urwaye uwamweye imiti biranga ndetse wagiye no mu bapfumu biranga ariko Yesu aje kugukiza ntabwo yitaye kuba waragiye mu bapfumu icyo yiteguye ni ukukurengera icyo yiteguye ni ukukuvura icyo yiteguye ni ukukomora ni ukuri uyu mwanya uri korera uburiri bwawe utaye Yesu ndagushimiye haleluya ndabona Yesu akiza indwara zikomeye ndabona Yesu akiza inyonjo ndabona Yesu ahumura abantu ndabona Yesu akiza amadiyabete ndabona Yesu akiza amakanseri haleluya haleluya randra isinema papa warababonesire papa ndagushimiye kutabaye ubwoko bwawe icyubahiro n'icyawe urakoze nsabe Yesu Diyo mana nyawe nibubaha umugisha nabona ubagire neza n'ubagure mu izina rya Yesu kandi abaza kuyivugiraho bose mwami Imana data bakora umurimo wabashizeho umwete Uwiteka nyakubahwa nabo bagura Uwiteka n'ibindi byose bidahari bibahe uzabageze hirya na kure mu izina rya Yesu kandi Uwiteka iratuzofisho nayo ndagusabye ngo yagure utanga umugisha mwami Imana abazareba uyu murongo Uwiteka mwami Imana bagubwe neza bakomezwe nawe ndagushimiye wowe unteze amatwi nukurushaho gukora sabone mu izina rya Yesu Imana irashobora kuguha umugisha kandi imirimo n'ibitangaza birashobora gukorerwa umuryango wawe haleluya wowe ufite umurwayi umaze igihe kirekire uwo mubyeyi amaze imyaka 76 amaze igihe aryamye sihasika umva reka nkubwire wowe uneze amatwi nyumva Imana iramuhagurukije Imana imwongereye iminsi yo kubaho igihe cye cyari kigeze ariko nukuri kubwo kwizera kwawe no gusenga kwawe Imana imwongereye iminsi yo kubaho Uwiteka bw'icyubahiro biriki ni Maria gaya data turagushimiye urakoze kutabaye intore zawe urakoze kutabaye abana bawe haleluya wowe uri kuvuga ngo ese Mana wambabarira oya Imana ntabwo yitaye ku byaha byawe Imana yiteguye kukubabarira garuka mu rugo na wa mwana
ikirara. Yesu yaramubabariye, nawe Yesu yiteguye kukubabarira. Yaje gushaka inama zazimiye, nawe yiteguye kukurengera. Izina ry'Uwiteka ntabwo icyubahiro. Urakoze Mwami Imana, urakoze Data kurengera intore zawe, urakoze ko abana bawe batabaye. Icyubahiro n'ikibi cyawe, urakoze kuguha umwanya mwiza, kandi ijambo ryawe rigenda rikora ibikomeye kugera ku mpera y'isi. Urakoze, turagushimiye mu izina rya Data wa twese, Umwana n'Umwuka wera. Amen. Turashoje. Murakoze mwebwe abadukurikiye muri hirya no hino mu mpande enye z'igihugu, mu mujyi wa Kigali. Imbabazi z'Uwiteka zigumye zibatwikire, ineza y'Imana ibomeho. Dushoje tubabwira ngo Uwiteka agumye abaho umugisha. Rero ukeneye kuduhamagara, ukeneye kuvugana natwe, wumva twagufasha mu buryo bwo gusenga, nomero zacu waduhamagara, wadukurikiranaho ni 0780 024 94 93. Nongere nzisubiremo ni 0780 024 94 nukuri. Imana ibaho umugisha. Murakoze, Imana ibagirire neza. Bye. Shalom shalom.